Reka ngusuze wowe ubara natwe umunsi ku munsi ndakwifuriza umugisha w'Imana, imbabazi z'Imana no gukomera kuwiteka bize kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana rero iguhe umugisha kandi ngusabira umugisha uko bukeye nuko bwije hano kuri Humura Program TV. Imana rero ikugirire neza. Uyu munsi wa none tugarutse ku nzozi abantu benshi bakunda kurota ariko ntibasobanukirwe icyo barose n'icyo bivuze. Nyamara Imana ibivuganye nabo, kuko kenshi Imana yabwiye Mose ngo Mose wowe nzavugana nawe imbona nkubone, ngo ariko abandi bo nzajya mvugana nabo mu nzozi. Ubwo rero inzozi ni ikintu gikomeye, inzozi niho Imana ivuganira nawe. Inzozi ni ubuhanuzi bukomeye cyane, burya kenshi nuko abantu rimwe na rimwe batabimenya, ariko inzozi ni ikintu gikomeye udakwiye gusuzugura. Imana rero iguhe umugisha. Nyemerera manze nkwereke uyu murongo kugira ngo tuwugenderemo. Ni umurongo uri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 16 ku murongo waho w'10. Havuze ngo amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Ubanze wumve neza cyane. Ahangaha ni intumwa zari zimaze kurota. Bakimara kurota bamenya neza ko Imana ibahaye ubuhanuzi. Bakimara kurota bamenya neza ko Imana ibatumye. Kenshi hari igihe umuntu arota ariko yarota rimwe na rimwe akibwira ngo ni iby'inzozi, akibwira ngo ni ibintu biri aho gusa, nyamara Imana yavuganye nawe. Ahangaha ndashaka kubanza kukubwira ngo Imana ivugana n'umuntu kenshi mu nzozi. Inzozi zose urota ntuzapfe kuzijugunya, ahubwo niba utazisobanukiwe uzashake umuntu azigusobanurire. Kandi nabwo kandi gusobanura inzozi ntabwo ari ibintu gusa umuntu yapfa gusobanura uko wabonye. Oya, gusobanura inzozi ni impano Imana itanga ukwayo, nk'uko umuntu Imana yamuhaye guhanura, nk'uko umuntu Imana yamuhaye kurobanura imyuka, nk'uko umuntu Imana yamuhaye gusengera abarwayi cyangwa se kurukana abadayimoni. Ibi ngibi rero no gusobanura inzozi nayo ni impano ukwayo. Tutange rero gusobanura inzozi eshanu Imana yampaye abantu bakunda kurota ariko ntibasobanukirwe kandi Imana yavuganye nabo. Ariko mbere yuko dutangira, hano ngwaye ikaze kuri Humura Program TV, uri kumwe na Reverend Pasteur Shimimana Jean Marie Vianney. Niba ari ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Kora sabone rwose ikore, kora like ikiga tugiye like nyinshi cyane, kandi ushiremo komanteri yawe. Niba ufite n'izindi nzozi nawe warasudasobanukiwe uzandike tugusobanure, cyangwa se unyandike kuri WhatsApp, uraza kuyibona ipininze aho ngaho, hanyuma tuze kugusobanurira. Imana iraguha umugisha. Imana rero ikugirire neza. Tuguhaye ikaze kuri Humura Program TV. Inzozi ya mbere cyangwa se inzozi za mbere, kurota ukora ikizame. Ahangaha ari abantu bakunda kurota inshuro nyinshi bakora ikizame ariko ntibasobanukirwe. Ariko hano hari ukurota ukora ikizame ukagitsindwa. Hari umuntu ukunda kurota buri gihe ari gukora ikizame akagitsindwa cyangwa se kikamunanira, akabona nagishoje rwose, akabona ikizame yagitsinzwe, cyamunaniye rwose, yagitsinzwe, bajya gukosora agasanga yaratsinzwe. Ahangaha uzamenye neza ko hari ibigeragezo, hari ubuzima urimo bukomeye bw'ibigeragezo. Ahangaha rero Imana irimo gusobanura ko ibyo bigeragezo ukibirimo utarabivamo, kuko ikizame wari ufite utagishoje. Ahangaha rero uzamenye neza ko uracyari muri bwa buzima bw'ibigeragezo. Ikindi kandi ni ukubona ukora ikizame bakakwaka urupapuro utagishoje. Ni kwa kundi umuntu n'ubundi akora ikizame akabona ibibazo ntari kubyumva neza, bikarinda birangira isaha y'ikizame irangira ari kurota atarasoza gukora cya kizame. Ahangaha n'ubundi nabyo bisobanura kimwe na bya bindi twavuze mbere. Hari ubuzima bw'ibibazo urimo, cyangwa se hari ahantu ushaka kujya gushaka akazi, ukimara kurota ibi bintu ntuzirirwe ujyayo, cyangwa se hari ahantu ushaka kujya gukora ikizame
ukimara kurota ibi bintu rwose uzicecekere, ntuzirirwe ugenda, uzamenye ko icyo kizame uzagitsindwa, ako kazi ntako uzabona. Hanyuma gukora ikizame ukagitsinda, ahangaha rero niba ubona ukora ikizame ukagitsinda, menye neza ko ubuzima wari urimo Imana igiye kubuhindura, ubuzima bw'ibibazo, ubuzima bw'ibigeragezo. Ahangaha uzamenye neza ko igihe kigeze ngo Imana igutabare, cyangwa se hari ikizame wari ufite ugomba gukora. Ahangaha nurota wakoraga cya kizame ukagitsinda, uzabyuke mu gitondo uzagenda ikizame gitsinde, yewe ari n'akazi uzakabona rwose, niko Imana izaba ivugana nawe. Inzozi za kabiri ni ukurota woga mu mazi. Ahangaha hari abantu bakunda kurota boga mu mazi, bari mu mazi manini, bambuka umugezi se boga, cyangwa se bari mu nyanja. Ahangaha rero cyangwa se bari mu kiyaga, cyangwa se ari mu mazi, mbese menya ko ari mu mazi gusa. Kurota rero uri mu mazi woga, ariko ugakanguka ya mazi warohamye. Ahangaha ukabona urimo kurohama, warohamye muri ya mazi. Hano rero uzamenye neza ko hari ibigeragezo bikomeye cyane ugiye kwinjiramo mu buzima bwawe. Ahangaha uzamenye ko imbere yawe ugiye guhura n'ikigeragezo gikomeye giteye ubwoba, kuko warose uri mu mazi ariko ubona urarohamye. Ahangaha rero uzitegure ko imbere yawe uzafate umwanya usenge cyane, kugira ngo Imana izaguhe imbaraga zo kuva muri cya geragezo ugiye guhura nacyo. Ahangaha kandi ukiri mu mazi kurota woga amazi ariko ntuyaheze, ugakanguka ya mazi utarayaheza, ukiyoga ariko utarayaheza. Ahangaha uzamenye neza ko hari ubuzima urimo bukomeye cyane bw'ibigeragezo. Hano uzamenye ko bwa buzima utarabuvamo, uzaba ukiri muri bya bigeragezo, uzaba ukiri muri za ntambara zikomeye cyane. Bizagusaba ko ukomeza gusenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Kandi tukiri mu mazi hari ukuntu umuntu arota yoga amazi akayaheza, ukabona wogaga ya mazi cyangwa se wambuka umugezi, ariko ukambuka unyuze mu mazi, waba uyoga cyangwa se uyagendamo, ariko wajya kubona ukabona ya mazi urayahejeje, urakutse ugereze ku mwaro. Ahangaha uzahite utangira gushima Imana ko hari ubuzima bw'ibigeragezo umazemo igihe kirekire, umazemo imyaka, ariko Imana ikubwiye ko ikuvanyemo. Ahangaha uzamenye neza ko Imana ikuvanye muri ubwo buzima bw'ibigeragezo umazemo igihe kirekire, bwaba ari ubushomeri, bwaba ari uburwayi, bwaba ari ibintu byose bimeze gutyo. Ahangaha uzamenye neza ko Imana igutabaye muri ibyo bigeragezo umazemo igihe kirekire. Hanyuma katurebe inzozi za gatatu abantu bakunda kurota. Kurota ubona urya umuneke. Ahangaha ukarota uri kurya umuneke, ukarota urya imineke, cyangwa se winjira ahantu mu nsina ubona harimo ibitoki byinshi cyane, cyangwa se bya bitoki ukabona uri kubiterura ugenda ubitwara, ariko ari imineke ihiye, bya bitoki bihiye neza ari imineke, ukabona se uri kuyirya cyangwa se urayiteruye. Hano uzahite ushima Imana ko Imana igiye kuguha umunezero, Imana isubije amasezerano yawe. Ahangaha azaba ari amasezerano yawe umaze igihe kirekire warategereje, Imana yakubwiye ariko ukabona adasohora. Hano rero Imana izabikubwiye ko winjiye mu gihe cyo kwakira umuneke, cyo kwakira umunezero wawe, cyo kwakira amasezerano yawe. Nekeza ko ahangaha naho umaze kubyumva neza. Inzozi za kane abantu bakunda kurota cyane ariko nabwo ntibasobanukirwe, ni ukurota inzoka ikuruma. Ukarota inzoka ikuruma, ukarota inzoka zikuzengurutse ari nyinshi cyane, ubona zikurira, cyangwa se ubona za nzoka zigenda zikuruma. Ahangaha uzamenye neza ko winjiye mu gihe cyo gusenga cyane, kuko Satani azaba agiye guteza inyatsi mu buryo bukomeye. Ahangaha uzamenye ko ugiye guhura n'inyatsi mu buryo bukomeye cyane. Inyatsi ni kwa kundi rimwe na rimwe ubona n'amafaranga, ya mafaranga yawe ntumenye uko agiye, ntumenye ya mafaranga uburyo akuvuyeho. Ahangaha rero nurota inzoka
irimo kukuruma, umenye neza ko ugiye guhura n'inyatsi ikomeye mu buryo bukomeye cyane, kandi umenye ko ugiye gutangira kubura umugisha, kubura amahirwe. Ahangaha uzaba ugiye gutangira kubura umugisha wawe, kubura amahirwe yawe, kubera ko inzoka babonye zikurumagura cyangwa se zikuzengurutse ari nyinshi cyane. Ariko kandi ahangaha nurota inzoka ukabona igiye kukuruma, ariko ukabona ya nzoka urayikubise, urayishe ya nzoka urayishe, cyangwa icitsemo kabiri, ariko ukabona iragiye isa nk'ipfuye, ahangaha ho uzashima Imana ko Imana iguhaye umugisha wawe, Imana igiye gukora igitangaza. Ahangaha uzaba umaze kunesha izo mbaraga zakurwanyaga. Nekeza ko hano naho wamaze gusobanukirwa neza, kuko abantu benshi bakunda kurota, ariko rimwe na rimwe bakazita ngo ni inzozi z'umuruho, ntibamenye uko bigomba kugenda. Nyamara nuko nguko bimeze. Inzozi za gatanu abantu bakunda kurota ari nazo za nyuma uyu munsi twabateguriye, kuko tugiye kongera gukomeza kubabwira uburyo, kuko nabonye izo twagiye dusobanura, twabonye feedback nyuma abantu baduha batubwira ko rwose ibyo tubabwiye ariko kuri. Hano kurota ubona ugenda umuhanda ariko ukabona umuhanda utarangira. Ahangaha rero hari ukuntu umuntu arota akabona umuhanda muremure, akabona inzira ndende cyane, akabona umuhanda akawugenda, ariko akabona umuhanda utarangira, akabona wa muhanda akomeza kuwugenda cyane, ariko akabona nta herezo ry'umuhanda. Hano rero uzamenye neza ko hano ari mu bibazo bikomeye. Hano uzamenye neza ko ugifite inzira yo gutabarwa, ugifite inzira y'ibigeragezo. Hano uzamenye neza ko gutabarwa kwawe kutaragera hafi, ahubwo ya nzira y'ibigeragezo wari urimo, bya bigeragezo bikomeye wari ukirimo bigikomeje cyane. Hano bizagusaba gukomeza gusenga Imana no kwinginga Imana kugira ngo ikugirire neza. Hano nicyo Imana izabivugana nawe, izabikubwira ngo komeza usenge kugira ngo ugere ku mbaraga zikomeye z'Imana. Hano Imana ibikwereka ko ugifite urugendo rurerure rwo gutabarwa. Imana rero iguha umugisha. Aha naho nizera ko wamaze gusobanukirwa. Uwiteka rero aguhire. Tuzakomeza ubutaha ku zindi nzozi abantu bakunda kurota cyane ariko ntibasobanukirwe. Reka nsoze nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi umugisha w'Uwiteka uze kukugota. Birashoboka ko muri ibyo bigeragezo byose Imana kenshi bisaba gusenga, ko usenga, ibigusaba ko usenga, ibigusaba ko ukomeza kwinginga Uwiteka kugira ngo Imana ikwambike imbaraga. Rero birashoboka ko rimwe na rimwe wo gusenga byakunaniye, ariko waza kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero iri muri description, twagusengera. Imana rero iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Izi nzozi cyangwa se iki kiganiro kibaye cyakubereye cyiza, wagisangiza n'abandi bantu, inshuti zawe, kugira ngo nazo zirusheho gusobanukirwa. Cyangwa se hari umuntu ukunda kurota akakubaza, nawe wamuha kugira ngo nawe yiyumvire hanyuma aze gusobanukirwa. Reka nsoze nkubwira ngo amahoro y'Imana aze kubana nawe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugote kikuzenguruke. Uwiteka Mana, nsengeye umuntu wese kugira ngo umugire neza, umuhe kurushaho guhishurirwa no kumenya ibyo arota, kandi mu izina rya Yesu inzozi z'ibigeragezo n'abantu bafite ibigeragezo n'abantu bafite amakuba byose ndabyirukana mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane.